kugira ngo ubuzima bubeho bukenera umwuka. Kugira ngo umwuka tuwubone tugomba guhumeka. Umuntu rero agomba guhumeka neza, akiriza umwuka usaba kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bubeho. Ni ryari rero? Ni ryari dushobora kuvuga ko umuntu atari guhumeka neza? Ni ryari dushobora kuvuga ko umuntu atarimo kwinjiza umwuka? Iki gihe kugira ngo tubareba inshuro umuntu ahumeka ku munota. Umuntu ashobora guhumeka inshuro nyazo ku munota tubara ku muntu mukuru ni hagati y'inshuro 12 n'inshuro 20 mu gihe cy'umunota. Iyo tubara rero guhumeka ku muntu inshuro imwe ibingana no kwinjiza umwuka ndetse no kuwusohora. Guhumeka ku muntu bishobora guhinduka bikihuta, cyaza agahumeka agahagararaho gakeya bitewe n'ikibazo yagize, agahumeka kuzgara umwuka benda bikagenda nabi bitewe n'ikibazo yagize. Kino gihe rero tugomba kubara inshuro umuntu ahumeka ku munota kugira ngo turebe niba guhumeka kwe nta kibazo bifite. Tubigenza gute rero? Nkuko bisanzwe igihe cyose tugiye gukora ku bantu tugomba kubanza gukaraba, tugakaraba intoki. Tugiye dukaraba rukoro, ya uri mu rugo nta rukoro ufite ushobora gukaraba amazi n'isabune. Nguko tugenda tubibabwira. Hanyuma tugafata isaha, ugafata isaha yawe. Ntabwo ugomba kubwira umuntu ko ugiye kumubarira inshuro zo guhumeka. Ni byiza kugira ngo use nk'umujijishaho urebe uburyo wabibara. Kuko uramutse umubwiye ahita ahumeka nabi cyangwa se agahindura. Ubundi biba byiza bibikoreye rimwe no kureba uko umutima utera. Ufata akaboko ke ukagashyira ku nda, hanyuma ugafata hano mu bujana kugira ngo uze kubona ko ubara neza. Tugenda tubara uko inda cyangwa igituza bizamuka bikanasubirayo. Kuzamuka no gusubirayo tubara inshuro imwe. Tutegereza urushinge rwacu kujya muri saa 6:12, hanyuma tukitegereza uko inda izamuka nuko isubirayo. Igihe tubonye rero inshuro umuntu ahumeka zirenze inshuro ziri hejuru ya 20, 25, 28, tutangira kuvuga ko umuntu afite ikibazo cyo guhumeka. Hanyuma nanone yari munsi y'inshuro 12 nabwo tuvuga ko umuntu afite ikibazo cyo guhumeka. Iki gihe abaganga bashobora kugira icyo badufasha. Ni byiza rero niba uri mu rugo ukabona umuntu wawe niba arwaye wenda uri kumukurikirana baragiye kumurwariza mu rugo, ukamufatira ibipimo byo guhumeka, ukabona guhumeka cyane inshuro nyinshi cyangwa ukabona nahumeka gake cyane ku nshuro twavuze, icyo gihe ni byiza guhamagara muganga wawe cyangwa ukabasubiza kwa muganga kugira ngo bagire icyo bagufasha. Kuko guhumeka nabi, kudahumeka se bituma tubura umwuka, hanyuma bishobora no kugera ngo twapfa mu kumwuka. Aricyo kintu kitugize cyane. Tujya kubyitondera cyane cyane abantu badubaje abantu mu rugo, tujye tubafatira ibipimo, tubiteho, tugeye igihe cyo kwajyana kwa muganga. Murakoze cyane rero, mukomeze mukurikire ibyiza Twite ku Buzima TV ibagezaho.